Inshuti bakunzi ba Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje nje mu kiganiro ni nimugoroba ndangije akazi mbaye mpagaze gato kugira ngo tuganire. Tumaze iminsi tuganira ku bikomeye, tuvuga ibikomeye, abantu bari kunyandikira tari kuvuga ibikomeye, nta kindi niko nahamagaye kuvuga ibikomeye, kandi ngiye ntekereza ko nta wundi wabivuga kuko buri wese ahagaze mu mwanya we. Nibyo nkunda kuvuga, ni Imana yatugabanije imirimo. Imana ishimwe rero kuko yatumaze ubwoba, tukaba turi kuvuga ibikomeye, ariko namwe ndagira ngo ibijye bibagirira umumaro. Mufate umwanya mutekereze, mubone igihe cyo gusenga, musengere ibikomeye bitugose kugira ngo Imana ibiducishemo amahoro. Imana ishimwe cyane. Ndasuhuza inshuti za Dabook TV aho ziri hose ku isi, n'inshuti z'ishuri ryo gusenga TV aho ziri hose ku isi. Ndabasuhuje. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Nizere yuko mukomeye nk'uko nkunda kubabwira, turi ku rugamba, turi mu bihe bikomeye. Ubwami bw'umwijima buri gukora icyo bita networking, buri gukonekita abantu, buri kubahindurira imico, buri kubahindurira imico ya kama, buri kuzirura ibyaziraga, buri kuzana ibizira. Ni ibintu bikomeye cyane. Hari kubaho, hari kuremwa imbaga ngari cyangwa se imbaga nini igomba kwakira umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana ugiye kwima ingoma, ari we Antikristo. Dufite amagambo muri Daniyeli tugiye gusoma kugira ngo tuze kwinjiramo gatoya, ibice 11 umurongo wa 37 kugeza ku wa 39. Aravuga ngo, kandi uwo mwami ntazita ku mana za basekuruza cyangwa ku gushaka abagore cyangwa ku cyitwa imana cyose, kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose, ahubwo mu cyimbo cyayo azubaha imana z'ibihome, nuko imana basekuruza batigeze kumenya azayubahisha izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi n'ibintu by'igikundiro. Azanesha ibihome, kandi azanesha ibihome birusha ibindi byose, birusha ibindi gukomera, afashwa n'iyo mana itigeze kumenywa. Uzamwemera wese azamwogezanya icyubahiro, abeho gutwara benshi, kandi azabagabira igihugu nk'ingororano. Imana ishimwe cyane. Reka dusome no mu Baroma igice 1 umurongo wa 27. Haranditse ngo, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Imana idutabare cyane. Nigeze mbabwira ko iyo Pawulo yanzwe cyane n'ubwami bw'umwijima ku buryo babyanditse mu gitabo cyitwa Le Retour du Christ, cyangwa se kugaruka kwa Kristo ariko Kristo wabo, igitabo cyanditswe na Alice Bailey, aho yavuze ati, niyo abakristo bumvira amagambo ya wa mubaji w'i Nazareti, ubwo yavugaga Yesu, ariko ntibumvira amagambo akomeye ya Pawulo w'Itarusi. Pawulo w'Itarusi niyo wandikiye itorero mu buryo buri detaye ibintu byose itorero rigomba kugenderaho. Niwe wakoze icyo bita doctrine, saine doctrine, cyangwa se inyigisho nzima, ariko bikuye kuri Yesu Kristo. Niwe wabashije kuvuga bwa mbere ndetse n'ubwa nyuma mu isezerano rya rishya, urubyaro rwa Beliyari. Aravuga ati, Kristo na Beliyari bahuriye he? Cyangwa se umucyo n'umwijima bahuriye he? Numva nabibasomeye. Imana ishimwe cyane. Hari abantu benshi bagumye kwibaza batari ko se koko, ndi kuvuga buhoro mu mbabare ndanga gusakuriza abantu, ndi muri university, atari ko se koko uyu mwami ngo utazita ku binezeza abagore cyangwa gushaka kw'abagore, uyu mwami uyu azaba ari iki? Ese azaba ari umutinganyi? Ese azaba adashaka kubyara?
ese azaba atarashatse ari umuseribateri andirisi, ese azaba ari yarikonesheje, ese azaba ari iki, ese azaba ameze gute? Ngiye reka mbabwize ukuri, kuba Macron yarashatse umugore umuruta utabasha kubyara bita bavuga ko ari umugabo ntacyo bimbwiye. Kuba Yuval Noah Harari yarashakanye n'umugabo akaba ari umutinganyi ntacyo bimbwiye. Kuba hari undi wafata imyanzuro ijyanye n'umubiri we akawukoresha uko ashaka bitewe n'ibyo yemera ntacyo bimbwiye. Ikintu kintera agahinda ni uko bashaka gutegeka cyangwa se kuzana iyo mico y'umwijima bakayitegeka abantu, kandi mu buryo buri surunwa, mu buryo bw'ubwenge bw'ubugome, babashije kubicisha inzara bakabibinjizamo babashukisha amafaranga. Ku isi yose niko bimeze, nubwo bwose twavuze mu Rwanda gusa, ariko n'ahangaha amaburusa aratangwa, abantu bakava mu bihugu bitandukanye baje kuri iryo zina, baje kuri iyo etikete, baje kuri iyo visa imeze gutyo y'ubutinganyi. Abana bakagera hano bagira ngo bazafekinga babeshye byemere, bakababwira ati mbere y'uko uza tuguha ibyangombwa by'ubuhunzi, genda muri club y'abatinganyi babanze bakubaze bakurebe, nibasanga ari byo baguha urupapuro uze tubone kuguha ibyangombwa. Abantu benshi bibeshya bagahaguruka mu bihugu byabo bazi ko baje kubeshya, ntibishoboka. Ahangaha Satani ntabwo acyemera. Hari umuntu nigeze kubona akora komanteri nziza cyane nakunze, aravuga ngo n'ibyo 10,000 baguhaye ukabisigira ngo umenye uko ari transaction uba ukoze ugurishije ubugingo bwawe 10,000 s'ilivupre. Turi mu bihe bikomeye cyane. Ngiye kubabarira inkuru ebyiri ariko ndazibara mu buryo bufunitse kugira ngo ntabitomora cyane, ariko ndabibara ku buryo mubyumva mwumve akaga ababyeyi, abagore, sibyo, abagore bagiye guhura nabo, ababyeyi babyaye, abagore bashatse, abana b'abakobwa bari bategereje kuzambara ikanzu y'umweru bagashinjagira nk'abaprincesse, baje bari kumwe na base bagiye kubaha abagabo bazabana karamatara. Abantu benshi ndabizi, abakobwa 99% aka kaga kataraza baratekerezaga bati ni ryari nanjye nzambikwa ikanzu y'umweru ngashinjagira abantu bakangaragira. Ejo bundi nakoresheje ubukwe bwa murumuna wanjye, nibwo bwa mbere, hari hashize igihe kirekire mbona ubukwe butaha, n'ubwanjye bwarabaye, ariko ubwo bukwe bwaranejeje cyane 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 cyane. Aho nabonye emosiyo z'umubyeyi, mbona umwana badushyingiye, numva ndishimye cyane. Uyu munsi nongeye kubitekerezaho, ndavuga nti uyu munezero niwo Satani ashaka kwambura ababyeyi, niwo Satani ashaka kwambura ababyeyi, kuko agomba kwica abagabo, akica abagabo benshi muri ubwo buryo psychologically, biologically, physiologically, mu buryo bwo mu mutwe, mu buryo bwo mu mutwe, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, akabica ku buryo baba ibihindugembe, niko bivuze mu Kinyarwanda, batabasha kurongora, batabasha gushaka, batabasha kuba abagabo mu rugo, batabasha kubyara. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ibaze, ngiye gutangira ya nkuru ya mbere. Ibaze uri umugore, sibyo? Uri umugore ufite umugabo umukiri na batoya, ntacyo mubuze, ufite inzu yawe, ufite akazi, muri bihugu byo hanze. Umugabo akakubwira ati mfite amacuti yazaza kudusura samedi, gerageza tubitegure, mukagenda mukagura inyama, mukagura ibintu byose mugomba kugura, mukagura amadivayi, mukagura amayoga yose mushaka ko bamuzabakiriza. Umugore agateka afatishwe n'umugabo, barangiza abacuti bakahagera agasangana abagabo gusa, ntagire ikibazo, akavuga ati nta kibazo, ni abacuti be nyine bakunda kuganira. Abagabo bakaza bakicara, bakarya, bakanywa, bakanezerwa. Umugore akaza kugeza akananirwa akajya kuryama, noneho yagera mu buriri akumva urusaku rudasanzwe muri salo, agasa nk'akangutse, akaza yagera muri salo agakubitwa n'inkuba, asanze umugabo we apfukamye, babaga bose bamuri hejuru bari kumutinga. Ibyo ndi kubabwira
Ni senariyo yabayeho, agakubitwa n'inkuba asanze umugabo wapfukamye, ba bagabo yitaga amacuti ye bamuri hejuru bari kumutinga silivupure, rwa rusaku yumvaga ni urw'umugabo. Urumva iyo shoke? Hari umugore wigeze kumbwira ati jyewe nahitamo ko nasanga umugabo wanjye ari hejuru y'undi mugabo aho kugira ngo musange ari hejuru y'undi mugore. Ariko nagira ngo mbabwire ngo agaha kari ku wundi karahandurika. Hari ibintu hari imaje biba bigoye, yego niyo ntabwo yoroshye, ariko hari imaje biba bigoye kugira ngo izamuve mu mutwe. Kandi n'umugabo, uwo mugabo biba byabayeho kugira ngo azasubirane umutwe muzima atekereze biragoye. Ngo nyinshi nababwiye ko ziri gusenyuka kubera ibyo bintu. Ibaze kugira ngo umubyeyi abyara umwana ave mu gihugu cyo muri Afurika ajya i Burayi. Nagera i Burayi umubyeyi ajya abona buri kanya, buri cyumweru, buri kwezi aramwohereza amafaranga, kandi amafaranga menshi, 200, 300. Ati noneho mama shaka ahantu nkubakira, akubaka akanyweza inzu nziza cyane. Umubyeyi ati rero ndishimye cyane, amazu ni meza. Abantu bati umubyeyi runaka niwe wabyaye, nyira runaka niwe wabyaye. Noneho akabwira ati mwana wanjye noneho ndashaka kuza gusura i Burayi nkareba aho utuye. Ati nta kibazo mubyeyi, nzagutegera. Umubyeyi akagenda akagera i Burayi, yagera aho wa mwana atuye agasanga abeshejweho no gutingana. Akaba abagabo bakajya bataha muri iyo nzu, par exemple urugero ndi kubaha, bagasanga bimeze gutyo. Iyo shoke umubyeyi azagira akazayigarukana avuye i Burayi. Turi mu bihe bikomeye. Nguyu umwami ugiye kwima ingoma, ari we Antikristo, akaba iby'umunezero umubyeyi w'umugore cyangwa umukobwa cyangwa umudamu washatse agira ntacyo bimubwiye. Akaba yarazanye umuco wo gutera abagabo kurarikirana, ntibagirire iby'abagabo, ntibagirire abagore iby'imibiri yabo yagenewe, bakararikirana hagati yabo. Ariko Pawulo nk'uko Imana yabimuhishuriye yavuze ngo ibyo bakora bizabazanira ingaruka mbi mu mibiri yabo ijyanye n'ubuyobe bwabo. Ubu indwara zaradutse ziturutse muri uwo muco mubi uturuka ku badayimoni, kandi izo ndwara ni indwara zandura. Abantu barwaye bagize ibibazo biri mentale. Ubu ngubu abantu bagiye kuzajya bemerera kunywa imogi n'izindi droge ku mugaragaro. Na ejo n'abakoreye ikiganiro babwira ngo abantu bazasigara bari normal basanzwe bazaba ari bo bake cyane. Noneho ibaze mu gihugu aho abantu benshi, umubare w'abantu benshi utunzwe n'ibiyobyabwenge, sibyo? Abakeya aribo basanzwe bafite mu mutwe hazima. Ngiyo Great Society iri gutegurwa, iyo ubwami bw'umwijima buri gutegurira umuhungu wa Satani ari we Antikristo ngo aze kwimaho ingoma. Mu gusoza kino kiganiro kitagomba kumara amasaha menshi nako iminota myinshi, nagira ngo twongere dutekereze turayasenga gute? Mubyeyi urasengera umwana wawe gute? Mugore urasengera umugabo wawe gute? Umugabo urasengera umugore wawe gute? Ko Satani yahagurutse ashaka guhindura haba akarango ka muntu imbere muri DNA, haba mu mitekerereze, haba no mu mwuka we. Umwe yarambwiye ati iyo bari guteretana umwe ananiwe undi aramubwira ati umwuka wawe wananiye, umwuka wawe esprit yawe ntabwo ushobora kuyishyikira. Urumva nyine ni acte iri beaucoup plus spirituelle que
physiologique cyangwa biologique, ni igikorwa cyo mu mwuka kurenza ko igikorwa cyo mu mubiri. Nababwira ngo ni igihe ndumva iyi sije dusa naho tuyikorotiriyeho gatoya, kugira ngo mbahaye amakuru yose, mbashyize muri situation muri kubyumva. Uwo mwami utazita ku binezeza abagore. Ibinezeza abagore bavugaga ni ibingibi, ntabwo ari bya bindi bavuga ngo ntabwo azashaka, ntabwo ari bya bavuga ngo azaza ari umutinganyi, ntabwo ibyo ntacyo biturebaho. Niyo asaza nashaka azaze ari inkone, ntacyo birebaho abantu. Ahubwo ikibazo ni uko uwo muco uturuka mu badayimoni bari kuwukwirakwiza mu bantu bose, kugira ngo azaze abantu ari abantu yewe nigeze nkora muri Bell Canada, baratubwiraga ati nimba mushaka gucuruza amafaranga menshi, mujye muri iyi quartier ituyemo abatinganyi, niho honyine mushobora gucuruza amafaranga menshi. Nkajyayo nkajyana n'undi muntu, wagera mu nzu yawo ukareba ibintu banywa, amadoroge, ukareba ukuntu basa, ukareba amaherena bambaye, amatwi barapfumuye bararangiza, ntishobora kubona naho ahandi wapfumura, amazuru barayahuranije, iminwa barayahuranije, ibisazi bafite ni ibisazi. Ni ukuvuga ngo bameze nk'inzu, kuko imibiri yacu ni inzu y'umwuka, bameze imibiri yabo iba ari inzu y'abadayimoni. Reka duhagarikire aha ngaha. Imana y'amahoro ibamire umugisha. Ntekereza yuko amakuru mbahaye kuri iki cyorezo cyadutse, kikaba kiri kugenda kiravaja, kiri kugenda gitwara abantu benshi cyane, babashukisha amafaranga, kugira ngo babwire ngo nabonye ubuhamya bwinshi butandukanye bwerekana ko turi mu bihe bikomeye cyane, kandi tudakwiriye kurangara, dukwiriye gusenga hakiri kare. Imana y'amahoro ibamire umugisha. Mukomere, turi ku rugamba.